Yes, babyeyi rero ndetse namwe bana batoya, njye nkaba ndi inshuti y'abana cyangwa se mu nyite toto muri kino kiganiro, tugiye kujya tubana mu biganiro nk'ibi ngibi ndetse nereka ababyeyi utuvidewo twiza dushimishije twatuma ubwonko bw'umwana bukura neza ndetse kandi bikaba byanaba bigufasha kuba warera umwana kandi mu buryo bwiza butagoye butafite ingaruka. Aha ngaha turahera kuva byibuze ku mwaka umwe kuzamura kugeza ku myaka yose ushaka. Nawe nimba rero uri mukuru ukaba ushaka gutuza mu mutwe cyangwa se ushaka kureba ikintu cyatuma utuza mu mutwe ho ubwawe bitagoranye, ngwino ubane natwe, uranyandikira muri komenti umbaze ibibazo byose ushaka, hanyuma noneho nabyo tuzagaruke tubisubiza. Aha ngaha rero naguhitiyemo katune nziza cyangwa se udupope tw'abana cyangwa se utuvidewo tw'abana ushobora kwereka umwana wawe mu gihe uri mu turimo, uhugiye mu turimo, umwana akaba yaba tureba kandi bikaba byiza. Mwibutse ko kureba izi filime cyangwa se kureba tuno tuvidewo ntuguhera ku mwaka umwe, buriya hari amashusho yangiza amaso y'abana, bikaba byiza ko rero wamurinda kuba wamuhereza telefoni irimo urumuri rwinshi, ariko nanone tukamenya amashusho tugomba kwereka abana. Izi zose rero uri kubona ni katune, ni twa tuntu wakwereka abana, hanyuma ndaza kugenda nkusomera amazina, weho ureba aya mafoto uyitegereze neza cyane. Nubona hari ako rero ushaka kuba wakereka umwana wawe, uze kumbwira nkubwire uko kwitwa kugira ngo ubashe kuba wakareba, unyandikire muri komenti. Reba nk'aka ngaka ni kamwe mu dutete twakunze bakita masha and b, ni kamwe mu dutete dusetsa abana kandi abana benshi bakunda. Utungutu rero ushobora kutwereka umwana wawe ukigira mu mirimo yawe, umwana ntarire, bikamurinda kuba yarira kandi akaba ari kureba utuntu twiza dutuma ubwenge bwe cyangwa se ubwonko bwe bukura neza. Ababyeyi rero dufatanyije kurera muri iri shuri ryacu, n'ubwa mbere tubitangije ariko byibuze bakeya mutangiye mubona kino kiganiro, mumfashe kugira ngo kizagere kure, mukande kuri ako gapfunsi, hanyuma n'abandi babyeyi ndetse n'abandi bana batoya bajye baza duhurire muri kino kiganiro. Nyita toto muri kino kiganiro tuzajya tubanamo. Iyi rero ni iyindi katune, nayo iri ku mwanya wa gatatu muri katune zarebwe cyane hirya no hino ku isi, zagiye zishimisha abana. Iza katune ziba ari nziza cyane. Hanyuma aya magambo muri kubona hano hasi nagiye mbashyiriraho, ngira ngo muri kugenda mubibona, ariya magambo ugiye kuri YouTube ukayasacinga ushobora guhita ubona ako gatente, ukaba watangira kukereka umwana wawe. Dore n'aka ngaka ushobora kukereka umwana wiga muri baby ufite umwaka umwe kuzamura, na dutete twiza cyane. Ariko nanone n'umwana ukiri mutoya nyine wenda kuzuza umwaka, nawe hano harimo udutete twinshi wagenda umwereka turimo nk'utu ngutu. Utu twose ni udutente kandi turateguye tumeze neza, ni twa dutente twagufasha kurera umwana wawe. Mbega kumwe ugenda ukaba wagura ibikinisho ukaza kuba wabyehereza umwana kugira ngo abikinishe abyifashishe mu buryo bwa buri munsi, n'ibi nabyo niko bimeze. Ni bimwe rero mu byagufasha kuba warera umwana. Hari n'ibindi kandi buriya ntabwo ari ngombwa yuko umwana wamuhereza telefone yawe kugira ngo wirinde mu rwego rwo kuba yayimena. Hari udukoresho twinshi cyane twerekana bene tuno tuvidewo kandi tudahenze cyane. Utwo dukoresho nibiba byiza natwo nzagenda nubabwira kugira ngo mwirinde kuba umwana yabamenera amatelefoni. Dore n'aka ngaka rero ni keza cyane, wakereka umwana ukiri mutoya rwose uko yaba angana kose. Aka gatete nta muntu utagakunda, ni keza cyane, karashimishije, kabereye amaso. Weho akuri bubone ukurikije amafoto yagiye atambuka, unyandikire muri komenti umbwire ngo agatete ka katanu cyangwa se ka kane nagakunze. Aka nako ni agatete keza ariko karebwa kuva ku mwaka umwe nanone kuzamura. Nimba uri n'umuntu mukuru kino gitete wakireba kuko nanjye narakirebye, ni igitete cyiza cyane, bakita Power Patrol. Uze kwegera umudije umubwire ngo makatune yitwa Power Patrol, ni igitete cyiza cyane, nugishyira abana bawe baragushima kandi bazahora bakuririmba ibihe byose. Aka ni agatete kabaye akambere muri uyu mwaka dusoje wa 2024 mu bitete byarebwe cyane. Ni igitete cyiza cyane rero kibereye amaso kandi gishimisha. Nimba rero wenda ufite stress cyangwa se wumva utameze neza mu mubiri, ntawe uri mukuru, aka gatete waba ukareba, ni keza cyane, kagusetsa. Ni igitete cyasobanuwe n'umusobanuzi nawe ukunda gusobanura ibitete by'abana witwa Master P. Ni bimwe mu bitete rero byarebwe n'abantu benshi kandi birabashimisha. Nimba uri mukuru karebe, uraza kumbwira uko wakabonye, uzanyandikira. Mwibutse ko ubu ngubu mbaye inshuti y'abana, mbaye toto wabo, ngiye kujya mbashakira udutete twiza guhera ku myaka yose, ngiye nibabwira. Kandi nimba wumva
ndumva hari n'ibindi twazajya tugarukaho muri bino biganiro watubwira, harimo filime z'abantu bakuru nazo wagenda umbwira. N'aka ngaka rero, aka ngaka noneho kuva ku mwaka umwe kumwereka kano gatete ni ibintu byiza cyane, kubera ko kano gatete kamara umwanya munini, kamara iminota 15 ariko ukareba. Urumva rero mu gihe wibereye mu kazi, uri umubyeyi ushaka gukora uturimo two mu rugo, muri cya gihe udafite umukozi, utu dutete twakubera umukozi wo kurera umwana wawe kandi bikaryoha bikagenda neza cyane. Nimba wishimiye kino kiganiro rero, nta kindi tugusaba uretse gukanda subscribe ndetse no gukanda kuri ako gapfunsi, kugira ngo buri uko nzajya nshyiraho dutete nk'utu ngutu mujye mubasha kutubona. Nibinyorohera cyangwa se bikankundira, nzagenda nanashyiraho amashusho yabyo kugira ngo mugende muyareba. Aka ngaka rero nako kari ku mwanya wa kabiri mu dutente twaribwe n'abana benshi kandi baradukunda cyane. Ni ukuvuga ngo ni udutente twiganjemo inyamaswa, animals, turimo ibisimba byinshi cyane. Mbega hano umwana yigiramo n'amoko y'inyamaswa ndetse n'ibindi byinshi cyane. Ahangaha rero izi nyamaswa zigenda zikina udukino two koga, udukino twinshi cyane turangaza umwana, bityo umwana akagira umunsi mwiza ndetse ibintu bikarushaho kugenda neza cyane. Ahangaha rero ndashaka yuko mumfasha kugeza iyi content ku bantu benshi. Aka gatente rero nako kari ku mwanya wa kabiri mu dutete twaribwe cyane, bakita Jungle Beat. Ni kamwe mu dutete twaribwe hafi miliyoni 67 mu gihe cy'umwaka umwe gusa. Urumva rero ni agatete karibwe cyane, nuze kugacikanwa, uze kugacyurira umwana wawe, uze kukamwereka, birarushaho gutuma umwana agukunda nk'umubyeyi wawe. Ni byiza ko turera neza kugira ngo u Rwanda ruzagire ahazaza heza, kandi naho waba uri hose ni byiza guha umwana wawe uburere bwiza ndetse no kumwereka ibintu byiza, kurenza uko yagenda akabona ya mafilime mabi, birwana ndetse n'ibindi byinshi cyane bitanezeza umwana cyangwa se bitamwubaka mu bwenge. Ukazasanga ejo bundi ari kwigana ya mafilime yabonye, ugasanga ari gukuramo ibitutsi. Mukomeze kugubwa neza no kugira ibihe byiza.